Imana y'imbaraga laside ro pelaside koria era zandodema. Turagushimiye Mwami. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima kuba hamwe namwe kandi kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ryiza ry'Imana. Ni umwanya duhawe n'Imana kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Iyi ni channel yacu kandi yanyu, mwebwe mukunda ijambo ry'Imana. Ni channel Isoko y'Abize TV. Turashimira Imana ko iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nyemerera rero wowe nkurikiranye, mbere ya byose, mbere yuko tuvuga ibindi bintu, tubanze dusenga Imana kugira ngo tuze twinjire mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'ubutware n'ubushobozi, ndagushimiye cyane kubw'umwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe. Nyemerera unyure muri iri jambo Mwami, ube arimo ukorera imirimo buri muntu wese ugiye kuntega amatwi cyangwa se ugiye kumvira ijambo, rimubere inkomezi mu izina rya Yesu, amen. Habwa umugisha n'Imana. Amazina yanjye nitwa Singaye Regisi. Ndanezerewe kuba hamwe nawe mu ijambo ry'Imana. Nyemerera rero ufate Bibiliya yawe dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana iri kuvugana natwe mu ijambo ryayo. Ni ijambo dusanga muri Zaburi. Turasoma muri Zaburi 124, Zaburi 124. Turasoma umurongo umwe wonyine, umurongo wa 8 ni wonyine tugiye gusoma. Zaburi 124 umurongo wa 8. Hari ijambo rivuze gutya ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nyemerera nsubiremo kugira ngo iri jambo uryumve. Haravuze ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana itugirire neza. Nejejwe n'Imana mu mutima kubana nawe mu ijambo ry'Imana. Nejejwe n'Imana kuri uyu mwanya mwiza iduhaye. Ntabwo ndi butinde, ndagira ngo ncunguze uburyo umwete kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana rivuze. Uyu ni Dawidi. Dawidi niwe wavuze aya magambo, aravuga ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Iyo dukurikiranye amateka ya Dawidi, twumva Dawidi yarabayeho mu gihe cyari kigoye, yavutse mu gihe cyari kigoranye. Dawidi yavutse mu gihe cyari kimukomereye, kandi Dawidi ntabwo yigeze agira amahirwe yo kubona ibyo yifuzaga byose mu buzima, ariko kandi Imana ibera amaso abantu bayo, igenda imubera amaso. Uyu Dawidi dukurikirana amateka. Dawidi ni umwana wa Yesaya. Yesaya uyu nguyu yari afite abana bagiye batandukanye, ariko kandi mu bana be bose amateka tubwira ko umwana utarigeze ugira amahirwe nk'ay'abandi ni Dawidi, kuko amateka tubwira ko Dawidi bamwohereje akajya mu ishyamba mu gihe abandi bana bari barabaye abakomeye mu ngabo zo kwa Sawuli, bajyana ku rugamba na Sawuli, bajyana ku rugamba n'umwami, bivuze ngo bari abantu bakomeye. Ariko Dawidi we yoherezwa mu ishyamba. Hanyuma ahangaha harimo ijambo rimwe, ijambo rivuga ngo icyo umuntu azaba ntaho kijya. Ndagira ngo mbwire wowe unkurikiranye, nkubwire ngo icyo uzaba, icyo Imana yaguteganirije, nubwo haboneka ibikirwanya gute, nubwo haboneka ibikibangamira bingana gute, ariko nta kintu na kimwe kizagushobora. Dawidi ahura n'akaga, yoherezwa mu ishyamba, ariko Imana mu bumana bwayo yaramurebaga, mu bumana bwayo ikabona izamugira umuntu ukomeye, ikabona izamugira umuntu w'intwari, ikabona izamugira umuntu w'umwami mu bumana bwayo. Buriya ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiranye, birashoboka uhura n'intambara, birashoboka uhura n'ibikugerageza, birashoboka uhura n'ibikurwanya, birashoboka uhura n'ibikuremerera, ariko Imana mu bumana bwayo, haleluya, Imana mu bumana bwayo ibizi icyo izakugira cyo ejo hazaza. Dawidi rero ahura n'akaga, ahura n'intambara, yoherezwa mu ishyamba. Mu ishyamba nkwibutse ko habamo ibintu bikomeye. Mu ishyamba habamo inyamaswa, mu ishyamba habamo udukoko tw'amoko yose,
hose rimwe na rimwe twagirira nabi umuntu. Mu ishyamba habamo rimwe na rimwe, hari igihe utabona n'amazi yo kunywa. Mu ishyamba hari igihe nta n'ibyo kurya uhabona bitewe n'iryo shyamba iryo ari ryo. Hari igihe riba ari ishyamba ry'ubutayu ugasanga nta kintu na kimwe. Ariko Dawidi we ishyamba yari arimo yararagiye. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo Dawidi yaragenda yibera aho ngaho. Ariko kuko Imana yari imuzi, ndashimira Imana itumenya ikatumenya no mu mivukire yacu, ikabizi icyejo hazaza izatugira. Imana ishimwe. Dawidi ngo yibera aho ngaho. Dawidi aragira aho ngaho intama, yaragira umukumbi nk'uko se yari yaramwohereje. Ariko mu Imana, mu bumana bwayo ngo yitegereza, ireba Sawuli, ibona uburyo ki atari kuyobora ubwoko bw'Imana, ibona uburyo ki Sawuli ari kwitwara nabi kandi Sawuli yari umwami. Imana ihamagara Samweli aramubwira ngo ariko Samweli we, ni iki kintu gitumye ubabara? Ni iki kintu gitumye uhagarika umutima? Ni iki kintu gitumye uterwa agahinda n'umwami kandi njyewe ubwanjye namaze kumuca ku ngoma? Bivuze ngo Imana yari yarangije guca Sawuli ku ngoma, ariko mu bumana bwayo yarebaga Dawidi aho yibereye mu ishyamba. Ndagira ngo nkubwire wowe, ubirashoboka ushobora kuba uri mu ishyamba runaka, ariko aho uri hose Imana irakureba, aho uri hose Imana irakuzi, aho uri hose Imana ikwitayeho. Haleluya! Ni Imana yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero. Nyumva, ni Imana yita ku gusenga. Ni Imana irebera umuntu ikamurebera naho ari. Dawidi Imana iramwitegereza. Imana ihamagara Samweli iramubwira ngo haguruka, fata ihembe ryawe ryuzuze amavuta, genda ujye kwa Yesaya, nurangiza ugenda ujye kunyimikira y'umwami. Ndagira ngo nihute cyane, ntabwo ayo ni amateka maremare, icyo ni ikindi cyigisho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Samweli afata ihembe yuzuza amavuta, haragenda ajya kwa Yesaya. Gatoya gusa ngo ahageze ngo asanga Yesaya, aramubwira ngo nje kwimika umwami. Yesaya nk'umuntu wari ufite abahungu beza, nk'umuntu wari ufite abahungu, arabibwira ngo n'ubundi Imana byashoboka ko mu bahungu banjye yari gukuramo umwami. Atangira gufata ba bahungu be bo mu ngabo zo kwa Sawuli, atangira kubashyira mu myanya. Ariko yo sobye ijambo rirambwira ngo Samweli afashe ihembe agiye gusuka ku mutwe wa Eliyabu. Imana agira muhamagara ngo ayo mavuta yanjye we yapfusha ubusa, ahubwo iramubwira ngo ntago amavuta yanjye ari gupfa ubusa. Imubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo uwo nguwo namugaye kuko njyewe ndeba mu mutima. Turashimira Imana ireba mu mutima. Imana ni Imana itareba uburanga, Imana ni Imana itareba igihagararo, Imana ni Imana itareba amashuri, ni Imana ikureba ikakureba ikareba umutima wawe. Reka nkubwire, Imana mu bumana bwayo nijya kugutabara ntago izareba kuvuka Nyagatare, ntago izareba kuvuka Kiramuruzi, ntago izareba yuko uvuka hepfiriya handi bitaga ku Gikongoro, handi hari izina bahitaga nawe urarizi. Ariko Imana ireba mu mutima, uko guca bugufi kwa, uko gukorera Imana kwa uciye bugufi, icyo ngicyo ni Imana ireba. Zamura icyubahiro cy'Imana, zamura icyubahiro cy'Imana wowe nkurikiranye, wowe uri ureba iyi cano, zamura icyubahiro cy'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ni Imana ireba mu mutima. Ngwira mwitegereza, yitegereza Samweli uburyo cyashaka kwimika. Hari yamubwira ngo Samweli, amavuta yanjye uyapfusha ubusa. Mu bahungu ba Yesaya hari uwo nabonye ufite umutima. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari uwo niboneye ufite umutima. Reka nkubwire, ese ko Imana yavuze ngo hari uwo niboneye ufite umutima, byari bivuze ko abandi nta mutima bafite? Imitima bari bayifite, ahubwo kugira umutima ni kimwe, no kugira umutima Imana yishimira ni ikindi. Wowe unkurikiranye, umutima wawe umeze ute? Ese umutima wawe Imana irawishimira? Niba umutima wawe Imana iwishimira, Imana ishimwe. Ariko kandi niba itanawishimira, ushaka icyatuma Imana ikwishimira. Ndihuse cyane, Bibiliya ivuga ngo iki? Birimbwira amagambo akomeye ngo muri ako kanya Samweli abaza Yesaya, aramaza ngo mbese abahungu bawe ubundi ni abangaba? Ko ndimo mbona ari abangaba bonyine urimo umurikirana, abangaba bonyine. Bibiliya ivuga ngo iki? Yesaya ngo aramubwira ngo abahungu banje nabo. Ariko ngo yibuka, iyo ngeze kuri ijambo rivuga ngo yibuka, ubundi ijambo rivuga ngo kwibuka ni ijambo rivuga ngo hari ibintu umuntu aba yaribagiwe. Biravuze ngo Dawidi bari baramwibagiwe, Reka nkubwire mama, nawe ufite abantu bakwibagiwe. Ibyo wigira byose nawe ufite abantu bakwibagiwe, uko bisa kose nawe barakwibagiwe. Nawe umeze nk'uwibagiranye. None se utaribagiranye, harya baheruka kuguhamagara ryari? Utaribagiranye se wowe ntusigaye uhamagara, ugafata telefone ugahamagara, watangira kuvugana n'uhamagaye akavuga ngo buretse ngo mbanze nita umuntu, ukagira ngo we nturi umuntu. Dawidi bari baramwibagiwe. Yesaya ngo aribuka, haravuga ngo ariko ufite akandi kana kibera mu ishyamba. Ako ngako rero Samweli ngaramubwira ngo ako ntago turi bujye ku meza, Reka nkubwire, Imana igutunganiriza ameza. Umva ukuntu Zaburi ivuga, Zaburi ya 23 iravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye, ntabwo nzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, akanjyana iruhande rw'amazasu. Harimo ijambo nakunze rivuga ngo antunganiriza. Haleluya! Antunganiriza
ameza mu maso y'abanzi banjye, kandi ngo akasiga amavuta mu mutwe igikombe cyanjye. Nari mvuze ngo nawe Imana igutunganyiriza ameza mu maso y'abatabishaka, Imana igutunganyiriza ameza mu maso y'abakwanga, Imana igutunganyiriza ameza, kandi Imana yagutunganyiriza. Imana yagutunganyirije ameza. Reka nkubwire, umuntu umwe yigeze avuga amagambo akomeye, aravuga ngo bagutekera ifiriti mu mibyizi. Nawe Imana yagutunganiriza ameza, ibintu byose ikabigenza neza. Nawe nukuri wakwicara ukagereka akaguru ku kandi, nawe ibyawe byagenda neza, ahubwo Imana igutunganiriza ameza. Bibiliya ivuga ngo iki? Birimbwira amagambo akomeye, iravuga ngo uyu nguyu ngo ahita ababwira ngo nimugende mumuhamagare kuko tutari bujye ku meza ataraza. Dawidi rero, reka nihute. Dawidi ngo yaciye mu bikomeye, Dawidi yaciye mu ntambara, Dawidi yarwanye n'amadubu mu ishyamba, Dawidi yarwanye na Sawuli ashaka kumwica, Dawidi yahuye n'ibikomeye, abaramwanga baramutoteza, ariko kuri finali Dawidi birangira abaye umwami. Ndagira ngo mvuge ijambo rimwe, ni ijambo rivuga ngo nubwo wahuye n'ibikomeye, nubwo waciye mu bikurwanya, nubwo waciye mu bikugerageza, nubwo waciye mu ntambara, nubwo waciye mu bakwanga, nubwo waciye mu bakuroga, barakuroga mu gitondo, barakuroga nimugoroba, ibyo banyanyagiza hejuru y'amabati barabitega mu nzira, aho usohokera mu miryango barakuvuga amagambo menshi. Ariko turashimira Imana yatuye kure, iyiza gutura hafi, ntabwo twari kubona icyo tuvuga. Bari kujya batega igare bakajya kwiduteranyaho, bari kujya batega imodoka bakajya kuduteranya, ariko Imana yatuye kuri. Imana ishimwe, nta kintu na kimwe babona baduteranya ku Mana. Dawidi ngaca mu bikomeye, ariko Dawidi ngo amaze kugera ku rwego, reka nkubwire, erega nawe humura nawe humura, uzagera ku rwego rukomeye. Humura. Ese kuko buri munsi wirirwa wiganyira uvuga ngo ndapfuye, byagera nimugoroba ngo ntago buri buke, cyaba mu gitondo ngo ntago buri bwire. Humura. Imana niyo kwizerwa, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Dawidi ngo amaze kwicara ku ntebe y'ubwami, Dawidi ngo anezerewe, yibuka imirimo Imana yakoze. Niho hantu twasomye havuga ngo gutabarwa kwacu. Dawidi aterura amagambo, araririmba, avuga amagambo meza, aravuga ngo iyaba Uwiteka yari yibutse, aravuga ngo iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu. Umva, iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ngo ubwo abantu benshi nta nubwo ari bake, ngo ubwo abantu benshi baduhagurukira. Ubu nawe hari abantu bigeze baguhagurukira, nawe baraguhagurukiye, ariko aravuga ngo iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu benshi baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Umva ngo babara. Ubundi ijambo ryitwa kumira bunguri, reka ndigusobanurireho gato. Ni ijambo rivuga ngo nukumira. Kera hari ukuntu twajyaga dukata ubugari tukagira gutya, tugakoza mu isosi, tukahita tumira bunguri, icyo bita udakojejeho n'iryinyo. Biravuze ngo baba baratumize bunguri, ngo ubwo umujinya wabo wacanwa. Hari igihe umujinya ucanwa, umujinya ugacanwa akaba ngo urwo rugo ugomba kurusohokamo, umujinya ugacanwa akaba ngo kuva utarabyara n'ubundi uciye umuryango nibakwirukane. Hari igihe umujinya ucanwa, mama oya, ibingibi mbivuze bwakwira bugaca. Hari igihe umujinya ucanwa bakavuga ngo iriya masambu yahari hepfo mu mubande cyangwa se biriya bibanza ntabwo uzafataho na gato. Hari igihe umujinya ucanwa bakaguhagurukira, ariko ngo ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe ngo amazi yihindurije aba yararengeye ubugingo bwacu. Ariko Dawidi yumvise, agaruye agatima, agaruye umutima, aravuga ngo Uwiteka himbazwe, utemeye ko tuba umuhigo. Turashimira Imana ishimwe, zamuri cyubahiro cy'Imana. Turashimira Imana yitaremeye yuko tuba umuhigo w'abaduhigaga. Ubu ngo hari abantu batugenjeje, hari abantu baduhigaga, hari abantu bashatse kutugirira nabi, ariko Imana ishimwe yitaremeye ko tuba umuhigo w'abaduhiga. Haravuga ngo ariko ikigoye kiracitse, natwe turambuka. Ngo nk'uko inyoni iva mu kigoye cy'abayiteze, nawe hari ikigoye baguteze. Dawidi ageze aravuga ngo Imana ihimbazwe, iyo itaremeye yuko bitubaho ibyo byose. Nawe hari ibyagiye bikubaho, nawe hari ibyagiye bishaka kuguhitana, ariko uyu munsi uri muzima. Agera ku rwego avuga amagambo meza. Ijambo twasomye aravuga ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Biravuze ngo ntabwo gutabarwa wagukura kuri ba Muyobo, ntabwo gutabarwa wagukura kuri ba Tantine, ahubwo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka. Ndashimira Imana yuko gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka. Wari utentebutse, wari ucitse intege, wabonaga ibyago n'amakuba byari bikugose, wumvaga ufite umubabaro n'agahinda, wumvaga ibyawe bitazagenda neza, wumvaga nawe utazatera intambwe, wumvaga abana bawe bataziga,
kwiga, wumvaga nawe utazabona icyo kwishyura inzu, wumvaga nawe utazabona uburyo, wumvaga nta mugabo uzabona, uri umukobwa urankurikiranye, wumvaga nta mugabo uzabona, mbese uri umubyeyi ntabwo urabyara ukeneye umwana, wumvaga nta mwana. Reka nkubwire ngo gutabarwa kwawe nta handi kwaturuka uretse mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Urizeye ngo dusenge? Ufite kwizera dusenga n'Imana, tubwire Imana ngo Mana nta handi, ntabwo twahanga amaso kwa nyogokuru, ntabwo twahanga amaso kwa ba data wacu, ahubwo Mana ni wowe duhanze amaso. Nyemerera ufatanye nanjye muri iri sengesho. Narinzanye ijambo rivuga ngo nta handi gutabarwa kwacu kwaturuka uretse mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Niwe waturengeye cya gihe, n'uyu munsi agomba kuturengera. Niwe waturengeye mu gihe cyashize, n'uyu munsi ashobora kuturengera. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga, lasidelo pelasini koria era zandodema, turagushimiye Mwami. Tumaze kureba dusanze nta handi gutabarwa kwacu kwaturuka uretse mu izina ryawe. Turakubashye ngo ukore imirimo, ngo ugirire neza buri muntu wese. Mwami, urebye iyi video n'uyu nguyu uri muyireba, umurengere cyane, ubwiza bwawe bumugote kandi umushyigikire muri byose mu izina rya Yesu. Amen, amen. Amahoro y'Imana abe muri wowe. Shalom, shalom.